Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nizere ko muri amahoro. Ni Maranatha nk'uko bisanzwe. Turi mu kiganiro cyacu Noheri, isi n'amateka, aho tumaze iminsi tureba ubuzima bw'intumwa. Twari duherutse kureba ubuzima bw'intumwa Yohani na Yakobo bava inda imwe. Hanyuma dukurikizaho Tomasi, ari we washidikanyije igihe bamubwiraga ko Yesu yazutse. Aravuga ati nintakoze urutoki rwanjye mu rubavu rwe cyangwa se ngo mbone ibiganza bye, inkovu ze, ntabwo nemera. Hanyuma uyu munsi tugiye kureba umugabo witwa Natanayeli. Natanayeli ni mu ntoki. Ni karibu mu kiganiro. Natanayeli ni umugabo wagaragaye Yesu amuvuga ibigwi, avuga ko ari umwizera nyakuri, aho tubisanga mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, igice cya mbere umurongo wa 47. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburyarya. Ese Natanayeli kugira ngo Yesu avuge ko nta buryarya afite, byari byagenze gute? Yego, reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi duhereye ku murongo wa 45 muri iki gice tumaze gusoma. Haranditse ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, niwe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Natanayeli mu mwanya muto ahuye na Yesu yahise yakira amasezerano, ndetse abwirwa neza yuko yarazwi. Yesu yari yamubonye ari munsi y'umutini, kandi kwizera kwe gufite imbaraga. Imana itugirire, ahita ahabwa isezerano ry'uko bazabona ijuru rikingutse. Isezerano rikomeye kuri Natanayeli. Tekereza umuntu uvuze ati ese hari icyiza gishobora kuva i Nazareti? Ariko uwo muntu mu gihe gito, mu myaka mikeya, yemeye gupfa urupfu rubabaje kubera uwo Kristo yumvaga ko ataturuka i Nazareti. Nta cyiza cyaturuka i Nazareti. Avuga ati uyu muntu ubwiza bwe ntabwo bwakagombye kuba buri guturuka i Nazareti, yakagombye kuba aturuka ahandi hantu harenze i Nazareti. Iyi ni inkuru rero ya Natanayeli, uzwi kandi ku izina rya Barutolomayo, uwo Yesu yavuzeho ati dore umwisiraheli nyakuri. None se ninde uyu mugabo uzwiho ko ari umuntu w'ukuri? Ese koko yarabazwe?
yabazwe uruhu. Reka twinjire mu mateka ye. Gushidikanya kwe tukubona muri kiriya gice cya mbere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, kuva ku murongo wa 45 kugera kuri 51. Filipo araza aramubwira ati, twabonye uwo Mose yanditse ndetse n'uw'abahanuzi bavuzeho, ni Yesu w'i Nazareti. Natanayeli asubiza ati, se hari icyiza gishobora kuva i Nazareti? Yohani 1:46. Ese kuki yumvise ko i Nazareti nta cyiza cyahaba? Impamvu ni uko uyu mudugudu wari uzwi ko ari umudugudu mutoya uciriritse. Ariko Filipo aramubwira ati, ngwino urebe. Ibi nibyo byahinduye amateka ya Natanayeli ageze kuri Yesu. Yesu abonye Natanayeli aravuga ati, dore Umwisiraheli nyakuri utari mu buryarya. Ubutumwa bwiza bwa Yohani 1:47. Yesu yarabonye umutima we, umutima ushaka ukuri, kandi umutima werekeye ku Mana, uzi neza ko hari ahantu hava ibyiza. Yego, nuko Natanayeli yumvise ibyo Yesu avuze, aravuga ati, Rabi, uri umwana w'Imana. Yohani 1:49. Uwashidikanyaga yahise ahinduka uwizera. Yahise ahinduka noneho mu buryo bufatika. Yesu noneho ajya yamucira ku mayange, ajya yamusogongeza ku byiza biri imbere y'uko azabona ijuru rikingutse, ngo abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Imana yacu ishimwe. Ibyo ngibyo ni isezerano ryahawe uyu Natanayeli. Cyakoze n'abandi nabo bararifite, kuko yaravuze ngo, ndababwira yuko muzabona. Bivuze ngo abari aho bose bari bahawe iryo sezerano, ariko biturutse kuri Natanayeli. Mu ntumwa 12, izina Natanayeli ntirigaragara mu rutonde rw'intumwa 12. Iyo turebye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 10 kuva ku murongo wa 2 kugera ku wa 4, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 3 guhera kuri 16 kugera kuri 19, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 6 guhera kuri 14 kugera kuri 16, ibyakozwe n'intumwa 1:13. Ahubwo hagaragaramo uwitwa Barutolomayo. Kandi abahanga benshi bemera ko ari we Natanayeli, kuko Barutolomayo bisobanura mwene Tolomayo, izina ry'umuryango. Natanayeli ni izina rye bwite, ariko Barutolomayo ni izina ry'umuryango, mwene Tolomayo. Kandi ikibigaragaza nanone, ahora ari kumwe na Filipo, kandi Filipo baturukanye mu gice cy'iwabo mu mudugudu w'iwabo. Nyuma ya Pentekote, cyangwa se y'uko itorero ribonye izuba, y'uko itorero rivutse, Bibiliya ntiyanditse byinshi ku buzima bwe nyuma y'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere. Ariko amateka ya gikirisitu avuga ko yageze muri Arumeniya, abwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, abantu benshi barakizwa. Ubutumwa bwe bwahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane, kandi aritanga. Reka noneho tugere ku rupfu rwe. Ese bavuga ko Barutolomayo cyangwa se Natanayeli yapfuye uruhe rupfu? Nawe yapfuye azize ubutumwa bwiza, no kuvuga ngo ni umumaritiri. Amateka ya gikristo yo hambere avuga ko yafashwe kubera kubwiriza Kristo.
abatware bamusabye kureka Yesu yaranze. Hanyuma nyine ubwo icyari gukurikiraho ni ukurenganywa. Amaze kubyanga, yego, amateka atubwira yuko yabazwe uruhu, bamubaga uruhu nk'inka mbere yo kwicwa. Yapfuye urupfu rubabaje, ariko rwerekana kwizera gukomeye, rwerekana ubuziranenge bwo mu mutima, rwerekana kubaha Imana mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu mu bishushanyo bya Gikristo agaragara afashe icyuma cyangwa se uruhu. Ibi si ibyanditswe muri Bibiliya, ahubwo ni amateka y'itorero rya mbere. Imana yacu itugirire neza. Umugabo wavuze ati, ese hari icyiza gishobora kuva i Nazareti? Niwe wahisemo gupfa kubera uwo Yesu w'i Nazareti. Gushidikanya kwe kwabaye intangiriro yo kwizera gukomeye. Ese natwe uku kwizera twakugira? Ese ni irihe somo twakura kuri Natanayeli? Gushidikanya si icyaha niba ushaka kumenya ukuri. Urakora ubushakashatsi umenye ukuri uko ariko. Kuba umuntu utarimo uburyarya bifite agaciro ku Mana ndetse no mu bantu. Mu gihe muri iyi minsi abantu babaye indyarya, abandi baba indyamirizi. Umugani wa Kinyarwanda uravuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Ni ukuvuga rero ngo ni uko twibereye aho muri iyi minsi, ni uko abantu babayeho muri iyi minsi, ni uburyarya gusa bwigendera. Irindi somo, kwizera nyakuri bishobora kugutwara igiciro kinini, bifite uburemere bukomeye. Yesu yamwise utariho uburyarya, udafite uburyarya mu mutima, Umwisiraheli nyawe usobanutse Imana yemera. Ese Yesu yabivuga kuri wowe uyu munsi? Yabivuga ati, dore uyu musore ni umusore nyawe? Ese yavuga ati, uno mugabo umva ni umugabo utariho uburyarya, utagira uburyarya mu mutima? Ese yavuga ati, uyu mubyeyi ndamuhamiriza nta buryarya bwo mu mutima agira? Ese yavuga ati, uyu mukobwa ndamuhamiriza nta buryarya bwo mu mutima agira? Wumve ko yahamirije Natanayeli ari kumwe na Filipo ndetse n'abandi. Icyo atabonye muri Filipo yakibonye muri Natanayeli, kandi abibabwirira muri rusange atabinyuze ku ruhande cyangwa se ngo amwihererane amwongorere, ahubwo aravuga ati, uyu muntu mumenye ko afite ukuri ko mu mutima. Ese nawe waba utunze ukuri ko mu mutima? Ese nawe waba ukoresha ukuri ko mu mutima mu byo ukora buri munsi? Mu kazi kawe ukoresha ukuri ko mu mutima? Uvugisha ukuri ko mu mutima? Iyo ugiye gukiranura bagenzi bawe ukoresha ukuri ko mu mutima, cyangwa se uhengamira ahari byinshi, ahari amafaranga, ahari ubutunzi, ahari icyubahiro, kugira ngo nawe bazakurebe neza? Yego, Imana idusange kandi tugirire neza. Natanayeli yahamije Yesu ataranamubwira uwo ari we. Yamuhamije ataranamwisobanurira. Amaze kumubwira yuko ari Umwisiraheli nyawe, yahise avuga ati, Rabi, mwigisha, uri umwana w'Imana koko. Arabihamya, niwe mwami w'Abisiraheli. Ese uyu munsi nawe wahamya Kristo ko ari umwami w'abami, ko ari umwami w'abariho,
ababayeho n'abazabaho? Wamuhamya uvuga ko ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru gupfira abari mu isi? Ese wahamiriza abantu ko adukunda? Wababwira ko Yesu abakunda? Ni ukuri Yesu aradukunda, arabakunda. Urukundo yakundaga Yesu rwatumye atanga umubiri we, barawubaga, hanyuma ataha mu gihugu cyo mu ijuru. Ese kwitanga kwawe kungana gute kubw'umurimo w'Imana? Bitekerezeho. Reka tugume kwigira ku birenge by'abatubanjirije. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.